nje kuguhumuriza nshuti muvandimwe, humura ntago uzapfa, iki kigeragezo ntago kizakwica, ubu butayu ntago buzakurangiza. Ntabwo nari nzi yuko habaho amafiriti, habaho inyama kubera ubutayu. Haleluya, haleluya. Turashimira Imana iduhaye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndabashuje mwese nshuti bavandimwe, abakunzi Guhumurizanya TV. Imana y'amahoro ibaha umugisha, abareba amashusho, amajwi, abanyarwanda muri rusange, abantu bose mu byiciro byanyu aho muri, haba mu kumigabane itandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa mu bihugu by'abaturanyi, hari hose turabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Ngewe muri kureba cyangwa muri kumva, nitwa Reverend Pasteur Nzabamwita Saratiyeri. Ndashimira Imana impaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryiza ry'Imana. Imana dushyize ku mutima. Imana ibaha umugisha. Ndi umugabo ndubatse, mvuka mu karere k'Iburasirazuba, mu karere ka Kayonza, umurenge ni wa Kabarondo, niho mvuka, ariko Imana yangiriye neza. Abo ndi hano i Kigali niho ntuye mu karere ka Gasabo. Imana ishimwe. Hanyuma tunezerewe Imana kuko Imana idutekerejeho kugira ngo tuze tuganire ku ijambo ry'Imana, duhumurizanye. Imana ibaha umugisha. Mbere yuko tuganira rero, reka tubanze dusenge Imana, kuko ibikorwa byose dukora tubiyoborwamo n'Imana. Rero reka dusenge. Turagushimiye Mwami wacu Yesu, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kuri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereje, tugushimiye kuri Imana yacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya w'iki kiganiro, ijambo ryawe tugiye gutambutsa ku nshuti n'abavandimwe n'abadiaspora muri rusange. Bose turabasengeye kugira ngo ubu butumwa aho buzagera hose buzafashe umuntu. Mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo ubane natwe, ufashe buri muntu wese muri iki kiganiro cyaduhumurizanye. Mwami, tuje guhumuriza imitima y'abantu batuye isi kugira ngo umuntu wese ahumure. Urakoze rero kuri kumwe natwe kandi kugiye kudufasha, mu izina ryiza rya Kristo Yesu, amen. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nanjye numvishe nibonye muri uyu mwanya kugira ngo tuze duhumurize abantu, tubahumurize. Ese umuntu uhumurizwa ninde? Uhumuriza ninde? Imana ishimwe. Umuntu uhumurizwa aba yabaye iki? Umuntu uhumurizwa biba byagenze bite? Ese uhumuriza we biba bimeze bite? Bundi ijambo guhumura ni igihe umuntu aba yarakanzwe n'ibintu bitari bimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo isi yuzuye ibikuramutima byinshi, ariko mu ijambo ry'Imana muri Kristo harimo ibihumuriza igihumbi. Imana ishimwe. Umuntu uhumurizwa ni umuntu wahungabanye, niwe ukeneye guhumurizwa. Hanyuma uhumuriza abandi ni umuntu wakize iryo hungabana. Imana ishimwe. Niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo tuguhumurize nshuti muvandimwe, tuguhumurize, tukubwire ngo uhumure kuko Imana yacu iri ku ngoma. Birashoboka ko wagenze ukaruha rwose, ariko tuje kuguhumuriza kugira ngo uhumure. Imana yacu iracyariho kandi Imana yacu iracyagukunda mu izina rya Yesu. Umuntu uhumuriza undi ni umuntu wakize igikomere, yaba yaratewe n'iyi si, yaba yaratewe n'imiryango, yaba yaratewe n'urushako, yaba yaratewe n'akaga akariko kose. Hanyuma rero tuje kuguhumuriza mu izina rya Yesu kugira ngo uhumure. Imana iracyagukunda. Kandi ni koko ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo haravuga, bwanditswe na Yohana, aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Tuje kuguhumuriza rero. Nje kuguhumuriza
kugira ngo uhumure, haracyariho ibyiringiro. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu ibice 14 umurongo wa 7 haravuga ngo haracyariho ibyiringiro yuko nubwo igiti cyatemwa kizongera kigashibuka. Imana ishimwe. Tuje kuguhumuriza rero, genje kuguhumuriza nuhumure, nubwo wahuye na byinshi byaguhungabanyije, ariko nje kuguhumuriza nk'inshuti yawe, nk'umukunzi wawe. Imana iguhumugisha. Hanyuma kugira ngo tuze kugendana neza, reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ryaremye isi, ijambo ry'Imana niryo ritubeshaho. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana niryo rituma umuntu ashobora guhumura bikemera. Ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe wabona gishobora kuguhumuriza ngo uhumure, ariko Imana yo ishobora kuguhumuriza bikemera. Ijambo ry'Imana ryaguhumuriza bikemera. Inshuti, imiryango, abavandimwe, abo mubana mu rugo bashobora kuguhumuriza ntibyemere kubera kubwuko ikibazo ufite, ariko ijambo ry'Imana ryo riraguhumuriza bikemera. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice ni 21 umurongo wa 14. Ndasubiramo kandi igitabo cy'Itangiriro ibice 21 umurongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu hanyuma tuganire. Aravuze ngo Aburahamu azinduka kare yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda, avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Ajya mu butayu ngo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Yamvumba ishyiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru. Imana ishimwe. Murongo wa 15 ngarambika ngo aragenda yicara amwerekeye ahantu umuntu yatera umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana ishimwe. Murongo wa 17 Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aho uri. Haguruka, byutsa umuhungu, umufate mu maboko ye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba, ayaramiza umuhungu we. Imana ishimwe cyane. Tugejeje ku murongo wa 20. Imana nibaha umugisha. Aya magambo dusomye ni umukobwa witwa Hagari, kandi uyu mukobwa yabaga mu rugo kwa Aburahamu. Mbibutse ko Aburahamu niwe wa wundi sogokuru w'abizera wari ufite umugore witwaga Sarayi, ariko uyu mukobwa dusomye witwa Hagari yari umuja wo kwa Aburahamu. Imana ishimwe. Hanyuma uyu mukobwa igihe cyaje kugera, kandi hanyuma Sara kubw'igikomere cy'uko atari yarabyaye. Imana ishimwe. Turimo turahumuriza abantu. Sara nawe yari afite igikomere cy'uko atari yarigeze abyara. Mu yandi magambo, icyo gihe yitwaga izina ry'uko ari ingumba. Ariko uyu mukobwa witwa Hagari ntabwo yari yarigeze ambigiramo uruhare. Hanyuma igihe kigeze, Sara abwira umugabo we Aburahamu, aramubwira ngo urafate umukobwa w'umuja wanjye, hanyuma umushyire mu gituza cyawe, hanyuma uzamubyaze umwana, twere kuba incike. Imana ishimwe. Uyu mukobwa ntiyari yarigeze abigiramo uruhare, nta nubwo yarigeze abihitamo rwose. Ariko igihe cyarageze, hanyuma Aburahamu abigenza uko nguko. Iyo ukomeje ugasoma ubisangamo. Imana ishimwe. Hanyuma igihe kiza kugera, kandi
Agari aza kubyara, amaze kubyara abyara umwana w'umuhungu witwa Ishimayeli. Somye kiriya gitabo inkuru zisangamo, Imana ishimwe. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo igihe kiza kugera kandi Imana ishimwe kandi Imana ibaha umugisha, ndimo ndaguhumuriza wowe. Uyu mukobwa ngo Sara aramubwira ati, urumva ntiyarakira umukobwa, yari yarabaye umugore, yaranabyaye kandi yarabyaranye na Aburahamu. Imana ishimwe. Hanyuma Aburahamu Bibiliya uko dusomye, kubera Sara wari wamubwiye ati ndumva ntagikeneye Hagayi n'umuhungu we, Bibiliya iravuga ngo aramusenda rwose. Bibiliya iratubwiye ngo hanyuma abyuka kare kare mu gitondo, ngafata imvumba, afata n'umutsima, abihereza wa mugore na wa mwana, arababwira ngo ngaho nimugende. Bakimara kugenda ngo bageze mu butayu, bagenda urugendo rurerure, ya mvumba yari irimo amazi arashira, umutsiba birumvikana nawo warashize, inzara irabarya. Imana ishimwe. Inzara irabarya, imaze kubarya urumva Hagari biramugora cyane, ibintu atari yariteze, ntiyari yahisemo kugira ngo abyarane na Aburahamu, ntiyari yabishatse. Mbibutse ko nta gitekerezo Hagari yari afite, ariko igihe kigeze Imana ishima, kuko Bibiliya iravuga ngo ituma batwita n'ituma banabyara. Imana ishimwe. Uyu mukobwa agira igikomere cy'uko atari yarahisemo kubyarana na Aburahamu, agira igikomere kandi cy'uko n'igihe byabaye Aburahamu amwirukanye na Sara amwirukanye. Ubwo ntago bwari ubwa mbere, Sara ubwo yari amwirukanye inshuro ya kabiri. Bwa mbere yigeze kumwirukana, amwirukanye kuko yari atwite, marayika w'Imana mutangirira mu nzira aramubwira ngo Hagayi subirayo kandi ugende ujye kwa nyokobuja, ibyo gutegeka ubikore. Imana ishimwe. Ndashaka kukubwira, ushobora kuba warahuye n'ingorane, ushobora kuba warahuye n'igikomere, kandi ibikomere ni byinshi. Nababwiye ngo isi yuzuye ibikura mutima byinshi, ariko mu ijambo ry'Imana harimo ibihumuriza igihumbi. Natwe dushimira abantu bashyizeho uyu murongo wa Duhumurizanye TV. Imana ibagirire neza aho muri hose mu bihugu bitandukanye. Ndashaka kuguhumuriza. Buriya agahinda ko ni kagari. Agahinda kagira se, kakagira na nyina, kakagira na mushiki wabo, kakagira na musaza wako. Agahinda ni karekare. Buriya umuntu wese agira igikomere mu rwe ruhande. Umuntu ufite amafaranga afite igikomere. Imana ishimwe. Udakuwe umutima na banke nonaha, akuwe umutima nuko atigeze abyara. Aburahamu nawe yigeze kugendana igikomere, yigeze avuga, ndumva ari mu bice 15, yigeze avuga ngo Mana yuko wampamagaye nkakumvira, ariko kukigenda ndi incike. Icyo nacyo cyari igikomere, nako kari agahinda. Ati kukingenda ndi incike, ubundi koko ibyanjye naruhiye ntibizaragwa umunyadamasiko witwa Eliyezeri. Imana iramubwira ngo Aburahamu, ndagira ngo nkubwire, haleluya, ndashaka kugukomeza. Imana iramukomeza iramubwira ngo uva nkubwire Aburahamu, ibyawe ntago bizahabwa umunyadamasiko, ahubwo ibyawe, Imana ishimwe, ibyawe bizahabwa umuntu uzava mu rukiryi rwawe. Imana ishimwe. Dusubiye ku ijambo twari turi kuvuga, uyu mugore witwa Hagari, Bibiliya iratubwiye ngo hanyuma ngarakomeza aragenda. Imana ishimwe. Ngakomeza kugenda azerera mu butayu, niko twasomye. Birashoboka kuba uri mu butayu uri kuzerera none ahangaha, none ahandi kuvugana nawe. Birashoboka kuba uri umukobwa ariko ufite iki kibazo nawe utizaniye. Imana ishimwe kandi Imana ikugirire neza. Ariko ndagira ngo ngutangarije, nje kuguhumuriza nkubwira ko hakiriho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro. Icyo gikomere Imana nawe yakigukiza, hanyuma kandi nawe ukongera ugatuza. Niyo mpamvu twabyutse bikemera, tukagenda bikemera, tukaba tuje hano kugira ngo tuguhumurize. Turagira ngo tuguhumurize, nuhumure. Imana iracyariho, Imana iracyagukunda. Erega ndagira ngo nkubwire nshuti muvandimwe uneze amatwi wowe turi gusangira ijambo ry'Imana. Imana ntago yanga abanyabyaha, ahubwo Imana yanga ibyaha. Ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Imana ntago yangwa umunyabyaha, ahubwo yanga ibyaha. Ni nacyo gituma tuba turi hano kugira ngo tukubwire uhindukire, ukizwe, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe. Hagayi ngaragenda, haleluya haleluya. Hagayi ngaragenda, maze kugenda ngazerera mu butayu. Imana ishimwe, haleluya haleluya. Ubutayu buramurya, ubutayu buramubabaza.
buri ubutayu ntibubibura gatsindwa bene data nshuti bavandimwe ubutayu burababaza mu butayu nta biryo bibayo mu butayu nta mazi abayo mu butayu bwigeze burya Abisiraheli baritotomba babwira Mose baramubwira ngo Mose niki cyatumye udukura iyo twari turi mu Egiputa iyo turekerayo ntacyo byari bitwaye nubwo twakubitwaga ariko twararyaga ubutayu burababaza ariko inzara yirushaho Imana ikurinda inzara mu izina rya Yesu wowe unteze amatwi Imana ikurinda ubutayu bwo kwicwa n'inzara Imana ikurinda ubutayu hanyuma ngo Hagayi ngaragenda ubutayu bumuriye inzara imuriye ibyo Aburahamu yari yamutekereye byari bishize niko ijambo ry'Imana ryatubwiye imvumba yari yashizemo amazi umutsima birumvikana wari warangiye umwana ngarahagira inzara iramwica icyaka kiramutera Hagayi aravuga ati ndabigenza ne ko ntari busubire kwa Aburahamu ko yanyirukanye kandi na mabuja Sara katanyitayeho ubu ndabigenza ne Imana ishimwe cyane kandi sindi busubire mu Egiputa Bibiliya na amateka maremare tuvuzaho uyu mukobwa bari banamukuye Bibiliya ivuze ko yari yaravuye mu Egiputa Imana ishimwe Imana iduha umugisha kandi Imana ikugirire neza hanyuma kandi Hagayi ngo ubutayu buramurya buramubabaza cyane buramubabaza Bibiliya iravuze ngo hanyuma aravuga atari kugira ngo umwana aze kumpfira mu ntoki reka nkwereke Bibiliya iravuze ngo aragenda ngamushyira mu gihuru aravuga ati ahantu ngo umuntu yarasa umwambuka agera aravuga ati wa mwana we rwose sinakwangaga ariko genda upfe ariko were kungwa mu maboko Imana ishimwe Bibiliya iravuze ngo hanyuma Hagayi ngaragenda ngo yicara ahantu ararira arataka aravuga ati Mana we mbigenjeje ne birashoboka ko none waba uri murarira kandi nawe birashoboka ko waba uri Hagayi none ahangaha aho waba uri hose mu bihugu byose mu mpande zose mu cyiciro urimo cyose birashoboka ko none waba uri Hagayi ukaba ufite inda utibaza aho uzayigenza ukaba utwite ahubwo uri kwigirira uri kwitekerezaho uvuga uti ndabigenza nje kuguhumuriza wikigirira nabi wishaka kwiyahura wishaka kuyikuramo wishaka kwiyica haracyariho ibyiringiro Imana ishimwe niyo mpamvu turi kuguhumuriza kandi birashoboka ko wenda wowe utaba ufite iki kibazo wenda kinda utwite ahubwo wenda ufite ikigeragezo runaka ufite ikigeragezo cy'urugo waba uri umugabo waba uri umugore ariko ufite iki kibazo ushaka kwigirira nabi ugashaka kwiyahura ugashaka kuruvamo ugashaka gutoroka ngo ugende buriya n'abagabo ubutayi bujya bubarya akumva nawe arashatse kugenda ariko nje kuguhumuriza nkubwira ngo ihangane haracyariho ibyiringiro iyi Imana yacu yakugirira neza Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza Hagayi ngararira ararira cyane araboroga ariko agitaka ndashaka kukubwira nonaha ndagira ngo shuti muvandimwe ndumva nifuza kutaka ariko nutaka utakira Imana niwo murongo wo gutakiramo niwo murongo wo gutabarizamo nta wundi muntu wakurengera nta muntu wagutabara ariko Imana yo Imana ishimwe ijambo ry'Imana riravuga ngo ni Imana ijya yumva gusenga ko abadafite ishinge na rugero rero nje kuguhumuriza kuko wahuye n'ibibazo ubura umuntu uguhumuriza ijambo ry'Imana yatubwira ngo yewe ugahungabanwa n'inkubi y'umuyaga ariko nje kukubwira yuko hakiriho ibyiringiro Imana iguha umugisha uyu mugore ngo witwa Hagayi ngararira cyane ngarataka aravuga ati mbigenjeje nte ubu ndabigenza nte areba hirya areba hino abona nta gisubizo ariko Imana ishimwe ahatatekerezaga igisubizo marayika w'Imana Imana ishimwe Imana ikohereze marayika Imana ikohereze gutabarwa guturuka Siyoni Imana ishimwe kandi Imana ibaha umugisha marayika w'Imana ngaramuhamagara aramubwira ngo Hagayi wirira haleluya bibutse uyu muntu marayika w'Imana yabwiraga ngo Hagayi wirira mbibutse yuko yaravuye kwa Aburahamu w'umunyamasezerano amwirukanye kandi mbibutse ko umugore wa Aburahamu ariwe witwa Sara niwe wari uvuze ati senda ishoreke n'umuhungu wayo igende sinyiyishaka mbonye Ishimayeli ari kunseka mu yandi magambo nta gisubizo Hagayi yari afite mu yandi magambo utekereje wasanga Hagayi nta bundi buhungiro yari agifite kuko nta muntu wari ukimwitayeho kubera iki
ari umugabo we wamuteye inda, yari amaze kumubwira ngo genda, kandi amuha n'ibizamufasha. Ariko nk'uko twasomye mu ijambo ry'Imana, haleluya, Imana ishimwe, nk'uko twasomye mu ijambo ry'Imana ryavuze ngo ibyo yari yamuhaye byari byashize. Ndashaka kukubwira nawe nonaha byagushiranye, nta byiringiro ugifite, kuko umugabo waguteye inda ntakikuvugisha, na telefone yayikuyeho rwose. Ariko Hagayi ngararira akirira marayika w'Imana, ngaramubonekera, ngaramubwira ngo Hagayi, ni iki gitumye urira, ni iki gitumye utaka? Ubundi se marayika ntiyari yakibonye? Haleluya, 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 marayika yari yakibonye. Uyu marayika ni uwuhe? Ijambo ry'Imana ritubwira ko mu isezerano rya kera Kristo yari marayika w'Imana, ariko mu isezerano rishya yitwa Kristo. Imana ishimwe, uyu wabonekeye Hagayi yari Kristo. Aramubwira ngo Hagayi, wirira, ni iki gitumye urira? Nyeka ko Hagayi yamubwira ati kindiza ni urupfu rw'umwana wanjye agiye gupfa, kandi agiye gupfa iwabo hari ibisaga, kandi agiye gupfa hari imivure ya vino, ariko inzara itwice muri ubu butayu, ntidufite naho turi bube, ntidufite aho turi bwerekeze. Imana ishimwe, Imana nizi gutanga icyerekezo umugabo wawe ataguha, Imana yo yakiguha. Turashimira Imana izi gutanga icyerekezo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Marayika aramubwira ngo Hagayi, wirira, ahubwo rambura amaso yawe ngo urebe. Haleluya. Hagayi ako kanya ahita ajya mu iyerekwa, Imana ngo ihita imwereka iriba aho ngaho hafi. Umwana we yari aryamye mu gihuru, murabyumva ko yari ategereje gupfa. Birashoboka ko nawe ahuri utegereje urupfu, umva ko nta bindi byiringiro, umva ko nta bundi butabazi, umva ko nta kundi wabigenza. Ariko haleluya, haleluya, nje kuguhumuriza. Ubundi wagira uti se wowe uri kumpumuriza uri muntu ki? Wowe uri kumpumuriza ushobora kuba waruhuye n'ibibazo twahuye nabyo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ibibazo twahuye nabyo, twagenze ubutayu turaruha, turananirwa rwose, tubona nta buzima, tubona tugiye gupfa, tubona umwuka ugiye kudushirana. Ariko Imana ishimwe izi gutabara abantu bayo. Imana yaraturengeye. Cyewe mbabwira ibi ngibi nicaye ahangaha, ushobora kugira ngo nuko nguku nisanze. Oya rwose, ubutayu narabugenze cyane. Imana ishimwe. Ubundi nari nzi neza ko, kubera ko ntabwo nari nzi yuko habaho amafiriti, habaho inyama, kubera ubutayu twabayemo, kubera ubutayu twavukiyemo. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Ariko kandi kubera yuko Imana niyo izi itangiriro ikamenya n'iherezo. Ndashaka kukubwira nshuti muvandimwe, Imana izi itangiriro ryawe ikamenya n'iherezo ryawe. Wikwigirira nabi, wikwiyica, wikwiyahura, wikwirogesha amagambo, wibona rwose byacitse pe, haracyariho ibyiringiro. Niko nababwiye, erega na Yobu niko byari bimeze, haracyariho ibyiringiro. Ubundi mu buzima jewe navukiyemo, twarya gutujumba tumwe dutoya, hanyuma ikijumba kinini kikaba ari icy'umugabo, kikaba ari icy'umuntu mukuru, ikijumba kinini. Hanyuma rero twebwe bakaduha twatundi dutoye. Baba batetse ubugari bakanyuzamo akantu bitaga umugwegwe, hanyuma ubugari bunini akaba ari bw'umugabo, hanyuma akandi twebwe bakaguha agasate ukajya ukagendana, ukakagendana nyine, baguhaye n'ibishyimbo ukagenda urya nyine. Imana ishimwe. Hanyuma umuntu akagendana ko gasate, nta byiringiro by'ubuzima. Ariko turashimira Imana izi gutanga icyerekezo cy'ubuzima. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndikumva ndi gufashwa no kugira ngo nguhumurize. Kubera ikindi ko guhumuriza nuko nanjye ubwanjye ijambo ry'Imana ryarampumurije, hanyuma ndizera, ndakizwa, uyu mwami ndamwakira, none mfite ibihumuriza. Nicyo gituma nanjye naje kuguhumuriza. Imana iguhe umugisha
kandi Imana ikugirire neza. Hagayi ngo ararira cyane, arataka, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hagayi ngo arataka, ariko ubwo aragitaka, marayika w'Imana ngo aramubonekera, aramubwira ngo Hagayi niki gitumye urira? Hagayi ahita amubwira ikiri kumuriza, aramubwira ati ariko humura, uwo munsi Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uwo munsi Hagayi ahita akura n'isezerano, Hagayi ahita yakura isezerano, marayika w'Imana ngahita amuga ati humura, umuhungu wawe ntago azapfa, umuhungu wawe ntago azapfa, umuhungu wawe ntago ari gupfa nk'uko ubibona, iyo nda ntago iri buvamo nk'uko ubitekereza, ahubwo Imana ifiteho umugambi. Shaka kubwira ko Imana igufiteho umugambi, nubwo ubona bikomeye, ariko haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro. Humura, komera, komera, Uwiteka akuri bugufi, kandi Imana iragukunda. Icyo cyatumye itanga umwana wayo, cyari kugira ngo ikumenyeshe urukundo rwayo, kwigukunda. Nubwo ubona nta gisubizo, nubwo ubona nta nzira, nubwo ubona nta cyerekezo, ariko hariho ibyiringiro. Nshuti muvandimwe, wowe uneze amatwi, haracyariho ibyiringiro. Imana ishimwe. Hanyuma marayika w'Imana aramubwira ati uyu muhungu wawe witwa Ishimayeli ntabwo azapfa, ahubwo azakomera. Imana ishimwe, ngo azatura mu butayu, azagwiza imbaraga. Bibiliya iravuga ngo Ishimayeli yabaye umunyamaboko, aba umurashi, kuko Imana yari yaravuganye n'uyu mukobwa. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagire neza. Katwongereho irindi jambo rimwe, irindi jambo, igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 23 murongo wa 16. Igitabo cya mbere cya Samweli, tusome mu izina rya Yesu, ibice 23 umurongo wa 16. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza, Uwiteka abishimire. Haleluya. Hari amagambo agira ati nuko Yonatani asanga Dawidi mu ishyamba, amukomeza ku Uwiteka, aramubwira ngo humura Dawidi. Oh, haleluya, haleluya. Ntabwo uzapfa, ntabwo uzapfa. Ukuboko kwa data Sawuli ntabwo kuzagushyikira, nta kintu uzaba, uzakomera, uzaba umwami, nanjye kandi nzaba uwa kabiri. Imana ishimwe. Nanjye amagambo y'Imana ni menshi, bihumuriza ni byinshi. Iyo usomye Abacamanza ibice 16 murongo wa 22 haravuga ngo ariko nubwo bari bamwogoshe, Imana ishimwe, haleluya, haleluya, ngo umusatsi wo ku mutwe we kandi wongeye kumera. Uyu ninde bogoshe? Ni Samusoni. Nubwo bari bamwogoshe, Abafilisitiya bamumazemo imbaraga, kandi umusatsi wo ku mutwe we wongeye kumera. Bibiliya iratubwiye mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 23 murongo wa 16, ni igihe Dawidi yari ari mu ishyamba ari kwihisha Sawuli. Iyi ntambara yarayimazemo iminsi, iki kigeragezo arakimaranye igihe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko amusanga mu ishyamba. Yonatani ni umuhungu wa Sawuli, ngamusanga mu ishyamba. Birumvikana ubwami bwa Sawuli bwagombaga kuba ubwa Yonatani nk'uko ijambo ry'Imana bivuga. Ariko hanyuma Yonatani asanga Dawidi mu ishyamba, aravuga ngo nshuti yanjye Dawidi, oh haleluya, haleluya, ntabwo uzapfa, ntabwo uzapfa muri iryo shyamba. Iri shyamba ntabwo rizakwica, ubu butayu ntabwo buzakwica, ahubwo uzaba umwami wa Isiraheli, nanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe. Nje kuguhumuriza, ubu butayu ntabwo buzakwica, ibyo bigeragezo ntabwo uzabipiramo, ahubwo uzaba umwami wa Isiraheli. Imana ishimwe. Nje kukubwira ngo mugabo, humura, ntacyo uzaba, ntabwo bazakuroga, kandi niyo bakuraga uzabukira. Humura, ntabwo uzagwa muri ubu butayu, uzaba umwami. Ibyo Imana yavuze bizasohora. Imana ishimwe. Nje kuguhumuriza nshuti muvandimwe, humura, humura, ntabwo uzapfa. Iki kigeragezo ntabwo kizakwica, ubu butayu ntabwo buzakurangiza, ahubwo wowe uzaburangiza. Imana ishimwe. Hari igihe Yosuwa yari ari mu butayu, igihe Mose yaboherezaga gutata
i Kanani abagabo 10 bose ngo baraza bahisha imitima y'Abisirayeli ngo isubwoba rwose baravuga bati ntituzakigeramo twabonye twambuka inyanja itukura ariko ntago iki gihugu tuzagituramo. Imana ishimwe. Ariko Kareba avuga amagambo meza aravuga ngo niba Imana itwishimira, haleluya haleluya, niba Imana ikitwishimira iki gihugu tuzagituramo kandi aba ntacyo twabonyeyo. Imana ishimwe, tuzabarya nk'imitsima. Muri uwo mwanya ngahita barika abahindura imitsima. Ndashaka kukubwira iki kigeragezo ntago kizakwica, ubu butayi ntago buzakwica. Ndagira ngo nkutangarize wowe uneze amatwi aho uri hose, ntacyo uzaba. Iri deni ntago rizakwica, ntago bazagutereza cyamunara, uretse ko byanashoboka. Ariko humura, nje kuguhumuriza, ntacyo uzaba. Ubu butayi ntago buzakwica, uzaba umwami wa Isiraheli, ntago uzagwa mu ishyamba. Imana ishimwe. Imana ifite umugambi mwiza. Reka nkubwire, nubwo ubona ko abantu bakakubwira ko nta kintu maze, bakakubwira ko nta mumaro uzagira, bakakubwira ko rwose nta kigenda, ariko nagira ngo ngutangarize, humura kiragenda, humura haracyariho ibyiringiro. Ni umunyarwanda we yaciye umugani aravuga ngo nizibika zahoze ari amagi. Imana ishimwe. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko n'abakomeye uyu munsi ntago bahoze bakomeye, ahubwo Imana niyo yabazamuye. Hana yavuze ngo iki? Imana ishimwe. Yaravuze ngo ni Imana yica kandi ni Imana ikiza, ni Imana ishyira kuzimu igakurayo. Ndashaka kukubwira uyu mugore wavuze aya magambo Hana niwe wa wundi warusangiye umugabo, barasangiye umugabo ari abagore babiri, umwe yitwa Penina undi yitwa Hana. Mbibutse ko Penina uvuga ibi bintu yari afite mukeba we witwa Penina, kandi yaramumereye nabi rwose. Ariko kandi nta nubwo yaramumereye nabi, ahubwo ikigeragezo nicyo cyari kimumereye nabi. Imana ishimwe. Hanyuma Imana imaze kumutura umutwaro, aravuga ngo ari ingumba abyaye 7. Haleluya haleluya. Ndashaka kukubwira uri ku musozo wo gusoza ubu butayu. Imana ishimwe. Tuje kuguhumuriza tukubwira ko ugiye kuburangiza, ariko reka kwigirira nabi, nje kugutangira kuko nabonye iri mu nzira igana kurimbuka. Wikigirira nabi, wikwiyahura, wishaka kunywa imiti, zuka aho hantu uryamye, iyo ndwara ntago izakwica. Humura. Imana ishimwe. Imana iguhumugisha kandi Imana ikugirire neza. Uwiteka bishimire kandi Uwiteka abahumugisha rwose. Imana ishimwe. Amagambo y'Imana twaganirayo ni menshi. Isi nababwiye ko isi yuzuye ibikura mutima byinshi, kwako hari ibintu byinshi byagiye bigukanga. Ubuzima bwaragukanze, ubukode bwaragukanze, imibereho mibi yaragukanze, kubura imfubyi byaragukanze, kubura umupfakazi byaragukanze. Ariko ndashaka kukubwira inshuti muvandimwe, wowe uneze amatwi, Imana ishimwe. Ntabwo Imana yakureka, ntabwo yigeze ireka Hagayi ngapfe ngo umwana wapfe, ahubwo yaramuhamagaye. Kandi Hagayi uyu nguyu nta yandi masezerano yari afite, nta bundi buturo yari afite, ariko yamubonye kuri urya munsi Imana iramuhamagara. Imana ishimwe. Uyu muntu Imana yahamagaye ntabwo yari yarigeze aba muri gakondo y'Abisiraheli. Nababwiye yuko yari umuja wo kwa Aburahamu. Imana ishimwe. Ariko kubw'ikigeragezo, kubwo gutaka, marayika w'Imana aramuhamagara, aramubwira ngo Hagayi humura. Rero nanjye ndagira ngo nkubwire humura. Ndagira ngo nkubwira ngo humura, marayika w'Imana ari kumwe nawe. Marayika w'Imana ari kumwe nawe. Imana iri mu ruhande rwawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Haleluya haleluya. Imana ubwiri mu ruhande rwawe, nta mubisha. Ndashaka kuguhumuriza kugira ngo uhumure, nta kintu uzaba, ntago uzapfa. Ubu butayu ntago buzakurangiza, kigeragezo ntago kizakwica, ahubwo uzagisohokamo. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ugisohokamo neza, nta mugayo ukuriho. Imana ishimwe. Imana ibahumugisha kandi Imana ibagirire neza. Hanyuma tuzongera tugaruke, ariko muramutse munkeneye reka mbahe nomero zanjye mumbarizaho. Ni 078 36 92 800. 078
36 92 800. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Abantu mwese nimuhumure, Imana izatugirira neza kandi Imana izadutabara. Murakoze, reka dusenye Imana. Turagushimiye mwami wacu Yesu, turagushimiye kuri mu ruhande rwacu, kandi uri mu ruhande rwacu nta mubisha. Nuhabwe icyubahiro, kandi umuntu wese uzumva iki kiganiro mwami Imana yacu azahumure kuko ihumure riri muri wowe gusa. Urakoze cyane Imana, ufasha abantu bose, abanyarwanda muri rusange, cyane cyane abantu bakwizeye nk'umwami n'umukiza ndetse n'abatari bakwizera, ubahe kuguhindukirira, bakumenye, bamenye kuri Imana iruhura, bamenye kuri Imana itanga agakiza, bamenye kuri Imana ijya yomora imitima igahumuriza umuntu. Urakoze cyane rero, abantu bose bari mu ruhande mu mpande enye z'isi bose ubagirire neza. Urakoze Bana natwe kandi dufashe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.